nifuje ko nyine ukumva hafi wazajya ubikora turi kumwe bihoraho. Ndifuza ko njye nawe twakomeza kurwanya intambara y'urukundo turi kumwe uri umugore wanjye. None se mukunzi wanjye ukuri kuvuga ibyo byo kubana ufite ubushobozi bw'ubukwe? Njye nditeguye, ahubwo igisabwa ni ukuba twafata umwanya tukicara n'agapapuro n'ikaramu tukareba ibikenewe. Patiri bose ntugire impungenge, icyangombwa cyo nuko ngomba kugushyingira Tasha. Linda ntabwo babarira ndagukunda please, wanyumva tugerageze. nakubwiye ngo nimba relationship ushaka I say no. Erega wabuze ubwenge kera, iyo uza kunyumva neza ntabwo uba waragiye kubaka, wagerayo bikakunanira ukaba ugarutse. Shatasha rekera amagambo yawe n'undi niyo atuma nta kintu umuntu yageraho. Baby, Yes. umunsi ugomba kwishima, umunsi mukuru w'amavuko wawe. Happy birthday to you. Happy birthday. cyari kinzanye hano kwari kugira ngo dupange gahunda, then turebe ko mu gihe kiri imbere twategurana ubukwe. Uri kurota asubira mu nzozi. Ibyo nimba warabiganiriye na mama, uzagende ugiye gukora ubukwe na mama. Ubuzima bwanjye nabayeho mpangayitse kuva ku munsi wa mbere, ndi kubona no kugeza ku munsi wa nyuma nzaba mpangayitse. Wiyamye ku mukobwa wanjye ntuzongere no kuvuga. Ubwa mbere n'ubwanyu Wambesire we, nakubwiye ko utari bwinjire hano mujye mubaho abantu. Nakubwiye ko utari bwinjire hano n'umurundi rugo rw'undi mugore. Eric, ndashaka kumukura ku isi.